nkunda kubwira rero ko muri abantu badasanzwe, niyo mpamvu mbakunda bidasanzwe. Mr Cisco ndi hano kugira ngo ugende usobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Munyemerere uyu munsi rero mvuge ku mugabo bita Chuck Norris. Umugabo rero yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 10 Werurwe 1940. Izina rye nyakuri ni Carlos Ray Norris. Yakurira rero mu muryango ukennye cyane, ubuzima bwabo ntabwo bwari bworoshye. Se rero yari afite ikibazo cyo kunywa inzoga cyane, ngo yari umusinzi cyane. Rero ngo nibyo byatumaga umuryango ugira ibibazo byinshi kubera se yanywaga inzoga cyane. Chuck Norris rero ngo akiri muto yari umwana ukunda kugira isoni cyane. Ntabwo yakundaga kuvuga cyane. Kandi umubiri we ntabwo wari ukomeye cyane, ngo ku buryo abantu benshi ntibatekerezaga ko azavamo umuntu ukomeye. Mu myaka rero y'ubusore yinjiye mu gisirikare cya Amerika Air Force. Igihe yari muri Korea nibwo yatangiye kwiga karate n'imyitozo yo kwirwanaho. Yakoze imyitozo ikomeye cyane buri munsi, akakanguka kare, agakora imyitozo y'umubiri, akitoza karate amasaha menshi cyane. Rero igihe yabaye umukinnyi wa karate ukomeye cyane, ndetse anatwara amarushanwa menshi. Chuck Norris rero ntabwo yigeze aba icyamamara ako kanya. Yigeze kugeraho abura amafaranga neza, ubuzima buramucanga, byiyongeraho no gutsindwa mu marushanwa, ndetse ngo bamubwira ko atazagera kure muri sinema. Itangaje rero ntabwo yigeze acika intege. Nyuma yaje gukina filime nyinshi zikunzwe cyane nka Walker Texas Ranger, The Way of the Dragon, Missing in Action, izindi zigiye zitandukanye. Rero yamenyekanye ku isi yose nk'umuntu ufite imbaraga, discipline, kwihangana no kudacika intege. Chuck Norris hari amwe mu magambo yagiye avuga rero yahindura ubuzima twamwigiraho. Yaravuze rero ngo ntukemera ko wavukiye hagenzura aho uzarangirira. Aho wavukiye ntabwo bivuze ko ariho uzarangirira, cyangwa ubuzima wavukiyemo ntabwo bivuze ko aribwo uzasaziramo. Oya, ntabwo ariko bimeze. Uyu mugabo Chuck Norris yaravuze ngo buri munsi ni amahirwe mashya yo kuba umuntu uruta uwo wari ejo. Kandi yaravuze rero ngo gutsindwa si iherezo, ni isomo rikwigisha gutsinda neza. Uyu mugabo yaravuze ngo nta muntu ushobora kukubuza gutsinda keretse wemeye kubireka. Kandi inzozi zidafite ibikorwa ni ibitekerezo gusa. Uyu mugabo yaravuze ngo icyo ukora buri munsi nicyo cyubaka ejo hawe. Ibyo ukora uyu munsi nibyo byubaka ejo hazaza hawe. Yaravuze rero ngo ntugatinye gutangira gake. Ibikomeye byose byatangiye ari bitoya, abantu babisuzugura. Uyu mugabo yavuze ngo ntugatinye gutangira gakeya, ibikomeye byose byatangiye ari bito. Chuck Norris yaravuze ngo iyo isi kubwiye kudashoboye, erekana ibikorwa aho gusubiza amagambo. Nta mpamvu yo kugenda ngo ujye impaka nabo, ahubwo we kora ibikorwa. Ibikorwa bizivugira. Uyu mugabo yavuze ngo kwihangana igihe abandi baretse kwihangana nibyo bitandukanya abatsinze n'abatsindwa. Kandi ngo umutima ufite icyizere urusha imbaraga ibibazo byinshi. Chuck Norris yaravuze ngo wubahe igihe cyawe kuko nicyo gishoro gikomeye ufite uyu munsi.
igihe ntabwo kijya gihagarara. Gahunda kuvuga ngo nudakoresha igihe neza ukiri umusore ukiri mutoya, igihe cyo kizagukoresha ushaje. Chuck Norris yaravuze rero ngo ntukagereranye urugendo rwawe n'urw'abandi, buri muntu afite igihe cye. Ntukigereranye n'abandi ngo bari abageze kuri ibi, oya. Bari bafite igihe cyabo, nawe uzagira igihe cyawe. Uyu mugabo yavuze ngo ntukagereranye urugendo rwawe n'urw'abandi, buri muntu afite igihe cye. Kandi imbaraga nyazo si ukudatsindwa, ahubwo ni ukongera guhaguruka nyuma yo kugwa. Bariya bari abantu bose ubona bageze ku ntsinzi, nabo babanje gutsindwa, babanje guca mu bintu bikakaye bigoye. Rero imbaraga nyazo si ukudatsindwa, ahubwo ni ukongera guhaguruka nyuma yo kugwa. Uyu mugabo yavuze ngo ibyo utekereza kenshi nibyo uzagenda uba. Hari igihe imitekerereze yawe ishobora kugena ahazaza hawe uko utekereza. Uyu mugabo Chuck Norris, ijambo rya nyuma yavuze ryahindura ubuzima, yaravuze ngo niba ufite impamvu ikomeye yo gukomeza, uzabona uburyo bwo kubigeraho. Rero ntucike intege, hari umuntu uzahindurwa n'inkuru yawe igihe uzaba waratsinze ibikugerageza uyu munsi. Ndizera ko ari ryo somo wakuramo uyu munsi. Ntucike intege, hari umuntu uzahindurwa n'inkuru yawe igihe uzaba waratsinze ibikugerageza uyu munsi. Nibutse yuko iri jambo ryagucitse rero twahurira kuri YouTube, kuri The Future Voice Online TV. Mr. Cisco rero nanone cyangwa Dashim Mutoyi. Iteka rero sinzahwema kubabwira yuko bakunda bidasanzwe, kuko muri abantu badasanzwe. Ndabakunda cyane rero.